Uwiteka mwungeri mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana bawe twongeye kugushimira uburyo uturinda kuva muri Edeni. Umwana w'umuntu amaze kwirukanwamo waramukurikiranye kugira ngo umwungure ubwenge bw'ukuri, uzamure imitekerereze ye kandi imibereho ye uyikurikiranire hafi. Wemeye gushyiraho ubuturo bwawe bwera kugira ngo abana b'abantu batazumva bari bonyine. Igihe kizigeze usanga inzu y'ubuturo bwera idahagije, wohereza umwana wawe ngo azabane natwe. Ijambo yabanye natwe rero tubona ubwiza bwe busa n'ubwase. Asubiye mu ijuru adusigira imbaraga y'Umwuka wera kugira ngo ibane natwe, ikomere izamura ibitekerezo byacu bigera aho watugeneye. None muri uyu mwanya tugiye kwiga amabanga y'ubwami, kandi wishimiye kutugira abatambyi b'ubwami. Ubwo rero abatambyi b'ubwami badafite ubwenge buhagije kugira ngo bamenye iby'ubwami bagiye kujyamo bubasaba, reka imbaraga yawe ya Mwuka wera imanukire kutwigisha, kandi iduhe amahirwe yo gufata imyanzuro y'ubuzima bwacu bw'ahazaza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uburozi. Isi ifite uburozi yariye. Uyu munsi wa none ntimubone isi ibintu byarabaye akavuyo, ntimurebe ibintu mu mitegekere bitagenda neza. Uyu munsi wa none uko murimo kubona mu miryango ibintu bitagenda neza, uko murimo kubona mu misengere ibintu bitagenda neza, uyu munsi wa none uko murimo kubona imibereho y'abantu n'abandi bitagenda neza, uko murimo kubona uburere butagenda neza, uburezi bukaba bwarazambye, kuyoboka bikaba byaranze, abantu mu bigendanye n'ubwenge bakaba barushaho gusubira inyuma. Ntimutekereze ko ari ikintu cyakozwe aka kanya. Isi kuva Adamu na Eva birukanwa muri Edeni, Satani yatangiye kuyiha uburozi. Buriya uburozi buri amoko atandukanye. Hari uburozi umuntu aguha ugahita upfa, ariko Satani ntashobora gutanga uburozi bwica umuntu ako kanya. Ahubwo Satani aroga abantu gake gake, umusaruro ukazaboneka nyuma. Reka ngire ikintu babwira. Igihe Abisirayeli bajyaga kuva mu Egiputa, niba mubyibuka, bajya kugenda bajya i Kanani, Imana yababwiye kujya kwaka impano Abanyegiputa kuko bari bafite urugendo rurerure. Satani yongoreye Abisirayeli kwaka n'impeta n'imikufi n'ibikomo n'ibiki byose. Ibi bintu bahaguruka bajya i Kanani bagiye babyitwaje. Nagira ngo mbabwire ngo igihe Mose yari amaze kuzamuka umusozi, bimaze kugaragara yuko Mose atinze ku musozi, abantu begereye Aroni baramubwira bati, umuntu wajyaga tujya imbere ko ntawe uhari, none washatse Imana turema y'inyana ikatujya imbere. Aroni arangije arabwira ati, mva nakabaremeye inyana ariko nta kintu mfite cyo kuyikoramo. Arangije arabwira ati, ngaho nimuzane imikufi yanyu, impeta zanyu n'amasheneti n'ibiki byose mwari mufite, dukoremo inyana turebe. Bakoze inyana, yabuze umurizo, yabuze umurizo, nta murizo yabuze. Inyana bayihagurukanye mu Egiputa batabizi. Satani arimo araha abantu muri uyu munsi wa none uburozi, ariko ukumva ni buke ntacyo bugutwaye, kubera ko uburozi iyo uburiye gake gake ntumenye uburyo bukwishe, upfa ku munota wanyu. Niyo mpamvu uyu munsi wa none mubona abantu bidamarariye. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 5 umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo kuko uwidamarariye aba apfuye ahagaze. Kuba abantu barapfuye bahagaze, abantu bakaba batabasha kugira imico mizima, abantu bakaba batabasha gutandukanya icyiza n'ikibi, batabasha gutekereza ibyagirira abandi neza, batabasha gutekereza iby'ubwami bw'Imana bwenda kuza, ni uburozi bahawe igihe kirekire. Bibiliya itubwira byinshi. Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro, murebe mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 4, tuhabwirwa igitekerezo cya Kayini. Kayini uyu nguyu yari muntu ki? Uyu Kayini yabaye umuntu mubi cyane. Ibyerekeye Kayini na Abeli, igice cya 4 umurongo wa 1, uwo mugabo atwika Eva umugore w'inda, abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli yari umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Umwungeri w'intama uyu nguyu afite umurimo umwerekeza mu bigendanye n'agakiza, kuko gutamba azaza atamba ibivuye mu ntama ze.
ariko Kayini we icya mbere yagombaga gukora, we ni umunyamubiri, ibintu bye ni uguhinga kugeza igihe azumva yuko Imana agomba kuyiha ibinyuranye n'ibyo Imana yayisabye. Ikintu kigaragara muri Bibiliya ni uko igihe cyageze Kayini ahinduka mubi cyane mu maso y'Imana, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Imana ntiyigeze yita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje? Ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi. Ni wowe byifuza ariko ukwiye kubitegeka. Igihe cyarageze Kayini yanga Abeli, arangije aramwica. Amaze kumwica, umurongo wa 10 w'igice cya 4, Imana iramubaza iti, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Noneho rero uri ikivume, ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe. Ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none, ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Imivumo 3 yihutirwa igeze ku isi. Abantu bagiye gutangira kuvuka ari ibicamuke, abantu batagira ikintu batinya. Abantu bagiye gutangira kuvuka ari inzererezi. Icya gatatu, ubutaka bugiye gutangira kugabanya intungamubiri bwajyaga butanga. Niba uyu muvumo waraje mu butaka mu gihe cya kera, ubu tukaba dufata n'igikombe tugishyiramo ifumbire mvaruganda. Izi ni ingaruka zo kutumvira Imana. Kayini uyu nguyu Imana yaramwanze, ariko yashyize uburozi ku isi, kandi uburozi Kayini yashyize ku isi n'uyu munsi wa none buracyahari. Igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi paje 50 baranditse ngo umuremyi w'umunyambabazi yakomeje kurinda ubugingo bwa Kayini atitaye ku icyaha cye cyari guhanishwa urupfu. N'uyu munsi wa none mubona twicaye hano, Bibiliya ivuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko hari abantu bagotomera ibyaha nk'abagotomera amazi ntibapfe. Imana yihanganiye Kayini n'ubu iracyihangana, kandi atitaye ku cyaha cye gihanishwa urupfu, amwongerera igihe cyo kwihana. Ariko Kayini yakomeje kwinangira umutima, kugomera ubutegetsi bw'Imana no kuba ku ruhembe rw'abantu babaye akahebwe. Yabaye sampo y'abantu bazaba ku isi babaye akahebwe, abantu ijwi ry'Imana ridashobora kugera mu matwi. Kandi uwo muhakanyi wari uyobowe na Satani yahindutse umushukanyi ku bandi bantu, kandi kuba yarabaye urugero bakurikiza byatumye imbaraga y'iby'umwuka ihenebera kugeza ubwo isi yangirika kandi kuzuramo urugomo rutuma igomba kurimburwa. Ni ukuvuga ngo isi ya mbere yarimbuwe kubera uburozi bwa Kayini. Iki kintu kiratangaje. Uyu nguyu umwuka wo guhenebera, umwuka wo kuba abantu bamwumva badashaka iby'Imana, umwuka wo kumva ushobora kumara ukwezi udasenga, ushobora kumara ukwezi utabana n'Imana, ushobora kumara ukwezi nta kintu kizima urimo, ariko ukumva nta kintu ubuze. Wakomotse kuri Kayini, kandi Kayini n'uyu munsi wa none aracyabyara. Ntabwo ariho, ariko ibitekerezo bye biracyabyara abantu benshi ku isi. Igitekerezo cya mbere cyari muri Kayini cyatumye Kayini Imana imwanga, ni igitekerezo kivuga ngo gutamba kose ni ugutamba. Iki gitekerezo Satani uko bukeye n'uko bwira agisiga amavuta kandi akagihererekanya abantu. Uyu munsi wa none igitekerezo kivuga ngo gusenga kose ni ugusenga, aho wasengera hose ni ugusenga, uko wasenga kose ni ugusenga, umunsi wose wasengamo by'ingenzi ni ugusenga. Ni igitekerezo cyakomotse kuri Kayini. Icya kabiri cyarangaga Kayini, kutanezezwa n'abakora ibyiza bakwegereye. Ubu hari abantu bicaye hano batajya banezezwa n'ibintu byiza byakorewe ku wundi muntu. Umuntu yakubaka inzu akorera amafaranga make, wowe ukorera menshi kuyubaka byarakunaniye, ugatangira ugatibura ngo kariya kagabo gafunze mu mutwe, ngo umugore wakora agategeka ngo ni ukukabona kagenda, mbega ugatangira gushora imanza.
umuntu yakwicara yakira, umuntu yakorera amafaranga azinduka, wowe wirirwa iwawe ureba amafilime, ubuzima warabworoheje uryama 3 ku munsi, ejo yarangiza yagura imodoka, abantu bagahita batangira ngo yayakuye ikuzimu, none se amafaranga njye ko nayabuze kandi naramutanze i Kigali. Oya, abantu ntabwo bashaka kunezezwa n'ibyiza biri ku bandi. Ikintu gitangaje no mu nzu y'Imana birimo, umuntu uraza akaba yagutanze mu rusengero, amaze n'imyaka myinshi yanavukiyemo, ariko yajya kubona akabona wowe urugendo rwawe ruragije Uwiteka ruricumye rwegereye imbere, munagatangira ati aba bantu baba baje bavuye mu madini hanze bibari umuriro w'amashara waka, ejo azazima uyu nguyu nta nubwo muzamumenya. Njya nibuka nkigera mu itorero umuntu yarandebye aravuga ati uyu muhungu ashyushye mu bintu by'Imana ntutazamaramo umwaka. Umutima wa Kayini n'uyu munsi wa none uri mu bantu batifuza kubona. Reka mbabwire, ibihugu bimwe ntibyifuza kubona ibindi bitera imbere, abantu bamwe ntibifuza kubona abandi batera imbere, amadini amwe ntiyifuza kubona ayandi atera imbere, n'imiryango. Umuntu muba mwari inshuti mwariganye ari umukobwa mugenzi wawe nawe uri umukobwa, iyo yamaze gushyiraho itariki y'ubukwe, hari abakobwa benshi bahita bangana, ndavuga ati ngo yatazanyurira njyewe ko nabuze umugabo kandi atankangisha ibintu by'ubukwe, ni ibintu by'ibikabya bafite, ubundi isura ya mumotari ugiye kumutwara azamumarira iki? Umusore yaba yaratinze kuvuga ijambo, wowe wamutanga warivuga, umukobwa yamuzanira invitation akamubwira ati dore wanze kuvuga none dore Imana yampaye undi kandi nkomeje urugendo, agaturuka iyo tariki avuga ko umukobwa yari indaya. Ni ukubabona bagenda, rega nta bakobwa bakibaho, ni amaposhete. Nawe ntabwo yakwishimira icyiza giturutse mu wundi. Uyu ni umutima wa Kayini. Icya gatatu cyaranze Kayini ni iki? Gikomeye cyane, kutabona ikibazo ko ari wowe ukabona abandi ari bo kibazo cyawe. Kayini gutamba ko niko kwari gufite ikibazo, ariko ikibazo yakibonye kuri mwene wabo Abeli. N'uyu munsi wa none ubukene bwawe, ibibazo byawe, ubwenge buke bwawe, uburwayi bwawe, ubuhubutsi bwawe ubyitirira abandi kandi ikibazo ni wowe. Imana yabwiye Kayini itangiriro 7 yaramubwiye ngo Kayini, ibyaha byitugatungira ku rugi rw'umutima wawe kandi ni wowe bishaka. Imana imubwira ko yamaze no kumuha imbaraga aramutse abishatse, kandi ukwiriye no kubitegeka. Kuri ibibazo ku bantu, ikibazo ni wowe. Baranyanga, barapanga kuzandoga, iwabo wa mama baranyanga, mama nawe ntabwo ankunda, papa yaranyanze kuva na kera, n'ahantu ndi baba bashaka kundoga, abantu bose no muri korari mbona banyanga, barakwanga iki? Ariko ubundi ni gute wangwa ahantu hose ntubitekereze? Ikibazo ni wowe. Vuba bidatinze abantu bafite imitekerereze ya Kayini bagiye gutangira gutamba, babone gutamba kwabo ntibyemewe na Bibiliya. Bagiye gutangira gusenga, nibasenga ijambo ry'Imana ribabwire ko umunsi basengaho atari w'Imana yashyizeho. Bagiye gutangira gushaka uburyo babaho, kubaho bibangire, bazicara ibibazo byose bafite bazabyegeka ku bana b'Imana, ngaho akarengane kazaturuka. Abana b'Imana bazicwa ngo nibo bazanye ibibazo, nibo barimo gutuma iterambere ritihuta, nibo barimo gutuma amafaranga ataboneka, nibo barimo gutuma isi itabona amahoro, kandi aribo babyuka bayasengera. Ikindi kintu cya kane, uburozi bwa kane bwari muri Kayini kandi burimo kwinjira mu bantu b'uyu munsi wa none, kumva ko wabaho utaza mu maso y'Imana. Uyu Kayini Imana imaze kumubwira yuko igiye kumuhana, Kayini yabwiye Imana ati njyewe nifitiye ubwoba abantu bazanyica. Ntiyigeze yumva afite ubwoba bwo gutandukana n'Imana, ahubwo ubwoba yagize nuko azahura n'abantu b'abarakare bakagira gute, bakamwica. Imana irangije imushyiraho ikimenyetso cyo kugira ngo umuntu wese uzamubona atazagira gute, atazamwica. Uyu munsi wa none
imitekerereze nk'iya Kayini iri mu bantu. Abantu barimo barumva ko bashobora kubaho neza, bashobora kuramba, bakagira ibyo bageraho nk'abataje mu maso y'Imana. Ntabwo bibaho. Mushaka umwanya wo kuza mu maso y'Imana, mushaka umwanya wo kuza ku Mana, muyibwire yuko iramutse idahari kubaho bidashoboka. Bitari ibyo ntabwo byakunda. Ubu ni uburozi bwa mbere bwa Kayini, kandi ubu burozi burimo buragaragara mu mitekerereze y'abantu. Ku isi uburozi bwa kabiri, murebe muri Bibiliya zanyu Itangiriro igice cya 10 umurongo wa 7, ni uburozi bwazanywe n'ufite imitekerereze ya Kayini. Ntabwo yapfuye igihe umwuzure wabaga, igihe Imana yarimbuzaga isi umwuzure. Ndagira ngo mbabwire ngo Satani yihanganye igihe gitoya, afata imitekerereze yari iri muri Kayini ayimurira mu mugabo bitaga Nimurodi. Itangiriro 10 umurongo wa 7, bene Kushi ni Seba na Havila na Sabuta na Rama na Sabuteka, bene Rama ni Sheba na Dedani. Kandi Kushi yabyaye Nimurodi, atangira kuba umunyamaboko mu isi. Hatangiye kuboneka abanyagitugu ku isi, hatangiye kuboneka abanyagatuza, abantu bakururira abandi munsi y'ibirenge byabo, abantu bashaka kuba aribo bagaragara abandi ntibagaragare. Iri mitekerereze ya Nimurodi iri mu bantu bose. Muzabirebe muri korari, haba hari umuntu ushaka kwerekana ko ari urimo gukontorora amajwi yose. Muzabirebe mu rusengero, mu badiyakoni, haba hari umuntu wambaye baje ahagaze yihagaritse yarakaye, akwereka ko ikibuga cyose ari we ukimanaginga. Uzarebe mu bapasiteri, uzarebe mu babwiriza, hari umubwiriza muganira akakumvisha yuko ari we umanaginga abandi bose. Imitekerereze yari iri muri Satani yo gushaka ko haboneka umuntu ugaragaza ko ari we ukontorora abandi bose. Nimurodi uyu nguyu yabaye umunyamaboko, yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Nicyo gituma bavuga bati nka Nimurodi wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Igihugu yimyemo bwa mbere ni Babeli. Igitekerezo, map, logique, activité n'inkunga zikenewe kubaka umunara wa Babeli, byose byakomotse mu bitekerezo bya Nimurodi. Iyi Babeli ni nayo aho yubatswe Imana ikayihirika, niho hantu haje kubakwa Babuloni ya Nebukadineza. Kandi nagira mbabwire ngo iyi Babeli nubwo Imana yayihiritse, uyu munsi wa none Satani noneho arimo arazamura Babuloni. Igitabo cy'Ibyahishuriwe 18 kitubwira Babuloni igize gute ikomeye. Hagomba kuboneka umuntu w'umunyabubasha, hagomba kuboneka ku isi umuntu ufite ububasha mu biganza bye, umuntu ushobora kubaka inyubako ikageza abantu ku Mana ku ngufu, umuntu ushobora gushyiraho imisengere bigakunda, umuntu ushobora gushyiraho gahunda, umuntu ushobora gushyiraho gutanga support, isi yose ikagendera munsi y'ibirenge bye. Atari Satani, hari undi muntu yashyizeho. Uyu Nimurodi, ibyo biratangaje. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi barimo gusobanura hano, banditse impamvu Imana yagushije umunara wa Babeli. Ni ukubera iki bubatse umunara wa Babeli? Biratangaje. Impamvu zatumye bubaka umunara wa Babeli bijya bintangaza, ni nazo mpamvu zatumye Nebukadineza yubaka Babuloni, kandi izo mpamvu nizo zitumye uyu munsi wa none amadini arimo kwiyunga kugira ngo abyare izina ryitwa Babuloni. Impamvu ni zimwe. Muntu w'Imana, ndagira ngo mubwire ngo muri uyu mugoroba ukoreshe ibitekerezo byawe cyane kugira ngo umenye icyerekezo cy'agakiza kawe. Abakurambere n'Abahanuzi paje 82 paje 83. Abantu bari batuye mu kibaya cy'Ishinari ntibizeraga isezerano ry'Imana. Icyaha cya mbere, kutizera amasezerano Imana yagize gute yasezeranye, ntabwo babyemeraga. Imana yari yaravuze yuko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Barangije bati Imana iragira ngo tujye ahantu hamwe izabona ukuntu yongera kutwica, kuko Imana nta mikino igira, nta rukundo igira. Iyo abantu bazanye akavuyo ikuraho umwanda. Mureke rero nk'abantu twiyaranje. Nta sezerano ry'Imana bizeraga. Isezerano ryavugaga ko Imana itazongera kurimbuza isi umwuzure. Benshi muri bo ntibemeraga ko Imana ibaho. Abantu benshi ntabwo bemeraga ko Imana igize gute iriho. Mugende mujye gukora research kuri internet. Abantu benshi bafite amashuri akomeye ku isi, abantu bafite amafaranga menshi ku isi, abantu b'abanyempano, bano bahanga barimo gukora imiziki ikunzwe,
aba bantu bose mubona bandika ibitabo bigakundwa bahurira ku kantu kamwe kitwa yuko Imana itageze gute itabaho. Ikintu gikomeye, ntabwo bemeraga, benshi muri bo ntibemeraga ko Imana ibaho, kandi bakavuga ko n'umwuzure watewe n'impinduka zaje mu mikorere y'ibyaremwe. Imana ntabwo ari yateje impinduka, ahubwo habaye iki? Climate change. Babuloni ni imwe, gahunda yayo ni imwe. N'uyu munsi wa none Imana ntiriho, kandi abantu ahubwo ntibagira urukundo, kandi ikibazo isi ifite, ntabwo isi izarimburwa n'Imana. Imana ntabwo yabishobora kurimbura isi, ahubwo isi izarimburwa n'uko ikirere cyajemo umwanda. Noneho rero ibihugu birimo Ubufaransa, Amerika n'ibindi bihugu, Ubushinwa n'Ubuhinde, bohereza imyuka mu kirere. Mureke mushaka uburyo munyegera, njyewe papa nyir'ubutungane mbafashe dushyire ku isi gahunda yitwa green system, yo gutuma isi itarimbuzwa iki? Itarimburwa n'umuriro. Kuko umuriro, nta hantu umuriro uzatuka. Umuriro uzava he? Ni ubushyuhe buzava ku zuba bugatwika abantu. Niharamuka habayeho sisiteme yo kurwana n'imihindagurikire y'ikirere, ntabwo isi izarimbuka, izaba paradiso. Babeli ya kera, Babuloni y'ubu, copy paste. Aba bantu bemeraga yuko umwuzure watewe n'impinduka z'imikorere y'ibyaremwe, abandi bemera isumba byose, kandi ko ari nayo yarimbuye isi, yariho mbere y'umwuzure. Maze nka Kayini, bageze ikirenge mu cya Kayini. Maze nka Kayini, imitima yabo ihagurukira kugomera Imana. Umugambi umwe wo kubaka umunara kwari ukugira ngo nihabaho indi mwuzure batazagira icyo baba. Mu kubaka umunara kandi ufite uburebure busumba aho amazi y'umwuzure yageze, bibwiraga ko batazongera guhura n'ingorane zose. Bari muri asirasi, bakomeze bikorera ibyaha, bakomeze bikorera ibyo bashaka, ariko bafite asiranse, nta kintu Imana yakora ngo igire ikibatwara. Reka njye ikintu mbabwire, murebe indirimbo izirimo kubyinwa muri ino minsi. Abahanzi b'Abanyamerika barimo bararirimba indirimbo, ubu indirimbo igezweho igomba kuba irimo abakobwa bambaye amakariso barimo kubyinira mu mazi. Icya kabiri, igomba kuba irimo abantu barimo kubyina ahantu hirya no hino harimo kugaragara umuriro urimo kwaka, ndetse barangiza bakaririmba faya. Satani arimo aramenyereza abapagani icyo bita umuriro. Ubu ikintu gisanzwe, ubu ikintu gisanzwe muri bo, abyinira indirimbo mu muriro, narangiza ikintu cyose arimo gukora ubona inyuma hari umuriro urimo kwaka. Nibirangira ejo nubwira umuntu ngo umuriro uzatwika abantu, umwana azakubwira ati oya, sinabonye R. Kelly n'abandi baririmbyi bakomeye bose babyinira mu muriro ntibagire icyo baba. Satani agomba kumenyereza abantu be gahunda. Biriya bintu Hollywood ntabwo ibikorera mu mikino. Nubona indirimbo bayikoze bakayishyiramo umuriro, ntabwo babuze indi montage bakora. Isi ifite ba nyirayo bazaho ibintu byose babyerekeza. Ikintu gikomeye, kandi bibwiraga ko ubwo bazashobora kuzamuka bakagera ku bicu, bizeraga ko bazashobora kumenya icyateye umwuzure. Ibyo byose babikoreye kwishyira hejuru no gukoza ubwibone bw'abawuhimbye, kugira ngo abazabakomokaho bazatere Imana umugongo, maze bibatere kwishora mu bigirwamana. Indi mpamvu ikomeye yatumye umunara wa Babeli wubakwa ni iyihe? Bibiliya zanyu, murebe muri Bibiliya zanyu, Itangiriro igice cya 11. Itangiriro igice cya 11, ni iyihe mpamvu yindi yatumye uyu munara wubakwa? Itangiriro igice cya 11 umurongo wa 4, baravugana bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana. Impamvu yatumye umunara wa Babeli ubaho ni ukugira ngo bubake izina. Abantu barimo barashaka kubaka izina, abantu barashaka kubaka izina mu mafuti, abantu barashaka kubaka izina. Icy'ingenzi ni uko amenyekana ko yari ari aho hantu. Ariko igihe Yesu yajyaga gusubira mu ijuru, yarasenze abwira Imana ati, Data, abo wampaye bose nabarindiye mu izina ryawe ryiza wampaye, kandi nta n'umwe wabuzemo keretse umwana wo kurimbuka. Bivuze ngo turindiwe mu izina rya Yesu. Amen. Ntabwo musoni nkeneye kubaka izina.
ibintu byose murimo gushaka umwanya w'Imana warabuze. Abantu bishize hejuru, abantu bigize nk'Imana ngo barashaka kubaka izina. Mureke tugendere mu izina rya Yesu Kristo nimo turindiwe. Urashaka kubaka izina mu bandi bakobwa, nibyo uzaryubaka, ariko numenyekana n'ububi bwawe buzamenyekana. Ni byiza rero kwihisha mu izina rya Yesu. Ngiyi impamvu yatumye umunara wa Babeli wubakwa. Uyu munsi wa none ni ukubera iki Babuloni ikomeye irimo gushyirwaho, ni ukubera iki amadini arimo gukwigizaho ijambo ry'Imana kugira ngo amadini yegerane, ibyayatandukanyaga biveho, amadini yose agera bwo agira imitekerereze imwe. Barashaka kubaka izina, barashaka kubaka izina muri politike z'isi kugira ngo politike zibakomere amashyi. Barashaka kumenyekana. Ibi biratangaje cyane. Ubu ni uburozi bwa kabiri bwakomotse kuri Nimurodi. Uburozi bwa gatatu ni uburozi bwakomotse mu Egiputa. Nagira ngo mbabwire ngo ubu mubona abantu bacanganyukiwe, ni uburozi bumaze kubabamo bwinshi. Uburozi bwa gatatu murebe mu Kuva igice cya 7:8, igihe Imana yoherezaga Mose na Aroni mu Egiputa, igihe bamanukaga bajya mu Egiputa, Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, Farawo nababwira ati mukore igitangaza kibahamye, ubwira Aroni uti enda inkoni witwaje uyijugunye hasi imbere ya Farawo kugira ngo ihinduke inzoka. Mose na Aroni binjira kwa Farawo bakora icyo Uwiteka yategetse. Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be, ihinduka inzoka. Hari igitangaza kimwe Imana yahaye Mose ariko ntiyamwemerera kugikorera mu Egiputa. Igitangaza kihe? Igihe Imana yahuraga na Mose yaramubwiye ngo fata ikiganza cyawe, aragifata. Imana yamubwira ngo gishyire mu gatuza, gishyira mu gatuza. Kirangije agikuyemo gihinduka ibibembe, kiranuka. Arangije yibaza uburyo ikiganza cye kibaye. Imana irangije amubwira iti Mose wigira ubwoba, fata icyo kiganza cyawe wongere gisubize mu gatuza. Arongera aragifata agisubiza mu gatuza, abona kibaye kizima. Imana yari imuhaye isomo rivuga ngo ndabizi neza ko utarakiranuka nk'uko mbishaka, ndabizi yuko mu mutima wawe hakirimo ibintu runaka bigomba gukemuka. Ntuzigere n'umunsi n'umubwira abantu ko uri umukiranutsi kuko uri umunyantege nke imbere yanjye, kandi ntabwo nzagukoza isoni imbere y'abantu. Imana ntishobora gukoza isoni. Iyo Imana ibishaka yari kugera imbere ya Farawo, Imana yaragize ikamubwira ngo koza ikiganza cyawe mu gatuza kigahinduka ibibembe. Farawo yari kumubwira ati sibwo ukorera Imana umeze utyo ukaba ukora iki? Ariko hari ibitangaza bikomeye bihagarariye ibindi abantu batitayeho. Igitangaza gikomeye gihagarariye ibindi Mose yakoze mu Egiputa ni igitangaza cy'uko yahoze ari umubembe akongera agahinduka muzima. Amen. Ngiki gitangaza gihagarariye ibindi. Kuba nari ikirara, nari igisambo, nari umusinzi, nari umugome, Imana ikampindura umwana wayo nkaba umunyampuhwe n'umunyaneza. Ni igitangaza abantu bakwiye guha agaciro kuruta yuko nafata Bibiliya y'umukara nkayihindura umutuku. Ibyo bimaze gukorwa mu Egiputa, umurongo wa 11 kuva 7, Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abaki n'abarozi, aribo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. Ikintu gikomeye, uburozi bwakoreshwaga mu Egiputa. Ibitangaza Imana yapanze gukora bigasa neza n'ibyo Satani arimo gukorera mu bantu. Ubu burozi Satani yarongera arabuterura abutereka mu madini arimo kuvuka uyu munsi wa none. Ibitangaza byinshi birimo birakorwa bikoreshejwe na tagitike y'uburozi bwo mu Egiputa bwa Satani, ariko bigakorwa mu izina rya Yesu. Hari abantu batakigira ishyikizo, hari abantu barimo kuzenguruka mu madini nk'abazenguruka mu mabotike barwana no kumenya hari ibitangaza. Uzi impamvu Satani akora ibitangaza? Ni ukugira ngo anangire imitima y'abantu. Umurongo wa 13, umutima wa Farawo uranangira ntiyabumvira uko Uwiteka yari yavuze. Gutegeka kwa 2
abasomyi ba Bibiliya tugende Gutegeka kwa kabiri igice cya 13. Bibiliya iravuga ngo iki? Muri mwebwe, ni umurongo wa kabiri igice cya 13 umurongo wa kabiri, Gutegeka kwa kabiri. Muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurozi, abantu babiri batandukanye ariko uyu munsi wa none abanyamadini bitiranyije. Muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurozi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora, kikagira gute? Cyabaye ntabwo cyabaye. Arakubwiye ati wa mukobwa we, umusore mukundana uyu munsi wa none, mu kwezi kwa kane ku itariki 15 igare rizamugonga. Yarageze akigendera ku itariki 15 wajya kubona ukabona igare ritikuye umuntu, kavuga tuzi ko wabona ari umuntu w'Imana, akazagaruka akakubwira ati mbere yawe urugendo ruraremereye, nakubonye warase mu ishuri, ugatangira uti oya rwose ntabwo nasuspanda, akakubwira ati nyamara Imana yabinyeretse ariko inyereka yuko nyuma yo gususpanda uziga ugatsinda, wamara gutsinda ugahita ujya kwiga muri Amerika. Amena, bipfa kuba bisorejwe muri Amerika. Abahanuzi b'ibinyoma, abarozi bazatubwira ibintu kandi ibintu bibe, kuba ibintu byabaye, kuba umuhanuzi yavuze ibintu bikaba ntabwo bivuze ko ahindutse umuntu w'Imana. Abantu bamwe baherutse kwangana, umwe avuga ko undi yamurogeye, baragenda umwe bamujyana kumusengeshereza mu cyumba cy'amasengesho. Bagezeyo abadayimoni bahita bavuga ngo rero nubwo muje kuvuza uyu muntu, umuntu witwa kanaka niwe wamuroze. Ba bantu bahita bavuga ati nibyo kanaka yaraturogeye, bahita bagenda barangana. Ariko mbabaze, ninde uvuze uwaroze? Ninde uvuze uwaroze? None nagira ngo mbabaze, Satani naramuka avugiye mu muntu, ubwo aba ari umuhanuzi w'Imana cyangwa ari uwa Satani? Umuntu ngo agiye gusenga, gusa ngo dayimoni, ngo abadayimoni, ngo uyu muntu muzanye, ngo abadayimoni bambwiye yuko uyu mukobwa ngo amaze gukuramo inda 3. Abadayimoni bagize gute? Ariko mbabaze, abadayimoni babwira umuntu w'Imana gute? Niba bivuze ngo uyu muntu akorera kuri frequency abadayimoni bakoreraho. Iyo aba mwari mufite amatwi yumva iby'umwuka bw'iri torero, hari ibintu byinshi mwabona. Bibiliya iravuga ngo muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurozi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora icyo yakubwiye, agira ati duhindukirire izindi mana utigeze kumenya. Ikintu cyose cyakorwa cy'igitangaza kigendereye kuguhindurira imyizerere, kigendereye kuguhindurira imitekerereze, kigendereye kuguhindurira imyizerere n'uburyo wubaha Imana, uzamenye ko ari Satani. Bibiliya irakomeza umurongo wa 4, ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murozi, kuko Uwiteka Imana yanyu izabibagerageza. Niba hari igihe Imana irimo kugerageza abantu n'uyu munsi wa none, kubera iki bitangaza byabaye byinshi ku mateleviziyo, nuko abantu barimo barageragezwa n'Imana. Imana ikeneye kureba abantu bayikunda mu by'ukuri n'abantu bashaka kuyikurikizwa n'imitsima. Ibi biratangaje. Imana izabibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondere amategeko yayo, muyumvire, muyikorere, muyifatanyeho akaramata. Ngiyi ubushobozi bw'abana b'Imana mu minsi y'imperuka. Ntabwo Imana izabakorera ibitangaza ngo nurwara umwana wawe ahita akira utagiye kwa muganga, reka da. Ahubwo Imana izahindura uburyo. Abana b'Imana izabaha umutima wo kwitondera amategeko yayo, Imana izabaha umutima wo kuyumvira, ibaha umutima wo kuyikorera. Nirangiza Imana izabafata ibizirikeho, amen, kwifatanyaho akaramata. Ibi ngibi Bibiliya inyeretse yuko abahanuzi b'ibinyoma bazavuga ibintu kandi bikaba, inyeretse yuko abantu bazarota ibintu kandi bikaba. Mwitonde cyane. Muri Yobu, abasomyi ba Bibiliya murebe muri Yobu. Yobu, hano muri Yobu habamo isomo nkunda cyane. Yobu
igice cya 33 umurongo wa 14. Ndagira ngo mbereke yuko ntihazagira umuntu ukubwira ngo yeretswe, ntihazagira umuntu ukubwira ngo yarose. Nawe uramutse ufite umwanya wo kubana n'Imana, ukaba uri umuntu uba mu ijambo ry'Imana, ugasenga, ugatuza, ugahuguka, nawe warota ibigendanye nawe, wanakwerekwa ibigendanye nawe. Bibiliya iravuga umurongo wa 14, Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho Imana yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku by'ibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Umuntu yeretswe Imana ntayeretswe? Arayeretswe. Iyo bigeze nimugoroba ku muntu ubana n'Imana, mbere y'uko uryama ukabanza ugasenga, Imana mu bitekerezo byawe iraza ikaguha ibyo ugomba kurota byiza. Yarangiza amasomo meza yakwigishije ikayateraho kashe ku mutima wawe ku buryo utazayibagirwa. Kandi muri uwo mugoroba nibwo Imana igamburuza umuntu imipango mibi afite yagombaga gukora bukeye. Hari abantu bapanga imipango akaryama buri buke ajya gukora ikintu kibi. Muri iryo joro Imana iraza ikiyereka wa muntu, yarangiza akabyukana umutima w'ineza n'imbabazi kandi ari umugome. Ngo uburyo Imana yiyereka umuntu, ngo uburyo Imana itanga inzozi. Ejo bundi umuntu yaranyandikiye arambwira ngo yarose ngo ipusi ngo imuri iruhande, ngo igipusi kinini cyane ngo cyari giteye ubwoba, ngo yakwiruka kikamukurikira, ngo arangije ngo yica imbeba ngo agihaye, ngo igipusi ngo gidakirya. Arangije atambwira ati none mbwira ubwo buhanuzi busobanura iki? Rwose n'ipusi n'imbeba nabyo ni ubuhanuzi. Uyu munsi wa none umuntu arabyimba ikirenge bakaba ni abadayimoni, umuntu yaryamira urutugu nabi rwakuka ni abadayimoni barayeho. Ibintu byose byabaye abadayimoni. Ubu dufite abantu barimo kuraguza imitwe. Umuntu akicara ati ko numva mfite igicuro hano n'indi uri bumpe amafaranga. Ku kazi ntajya yakirirwa yicaye ategereje amafaranga. Undi nawe akicara igicuro cyakubita mu mugongo ati hari umuntu uri mu mpobere. Ubwo umukobwa ufite fiyanse we cyangwa afite sheri nawe abakigiye, reka wabona agiye kuza kumusura atangwe kubera igicuro mu bitugu. Ukabona umuntu arakubwiye ati mfite igicuro hano ku jisho ry'ibumoso. Iki gicuro iyo gihari biba bikomeye. Ubu hari ikintu ndibone kandi si cyiza. Iyo ari ijisho ry'iburyo mbona ibintu byiza, iyo igicuro gikubise mu ry'ibumoso biba ari ibintu bigize gute? Ubwo ni ubupfumu n'uburaguzi. Ibintu Imana ipangira umuntu, ku muntu ubana n'Imana mu masengesho, irabimubwira kandi ikamugamburuza imigambi mibisha afite. Iyi ni Bibiliya ivuga, ntabwo ari njyewe. Iki kintu cyitwa uburozi bwo mu Egiputa, ubu burozi Satani yabutanze mu madini, ku buryo kugira ngo amadini abone abayoboke, kugira ngo abakire baze gusenga, kugira ngo abanyapolitike binjire mu idini, ni ngombwa yuko uhagaze ku ruhimbi wese agomba kugira uburozi akoresha ngo aroge abantu kugira ngo n'ejo bazagaruke. Isi yakiriye uburozi bwinshi. Uburozi bundi bukurikiyeho ni uburozi bwa kibyeyi. Buriya mwari muzi ko ababyeyi nabo bajya batanga uburozi? Buriya ababyeyi nabo batanga uburozi. Ubu muzabona abantu bacanganyukiwe, muzabona uburezi bwabuze gahunda, muzabona nta burere burimo, muzabona dufite icyuho cy'ikinyabupfura kugeza ubwo ku muhanda, guturuka ku muhanda kugeza mu nzego zikomeye zifatirwamo imyanzuro uhabona ibimenyetso byo kugira gute by'ikinyabupfura gike. Ambuka ugenda uze mu nsengero, hari ikimenyetso cy'ikinyabupfura gike. Umubwiriza ufite imyaka nk'iyi yanjye ni gute atinyuka agafata umusaza nk'uriya murimo kureba ufite imyaka, ubyaye papa wambyaye, umusaza narangiza nkamuhamagara nkamuhagarika hano imbere, mzee ngiye kugutangaho urugero ariko abantu ntibabirebe nabi. Nk'ubu ngubu uramutse ugiye nko kwiba ahantu bakagufatira, tuvuge uvuye gusambana ahantu barahagufatira, ingero mbi ukazitanga ku muntu w'umubyeyi wiyubashye muri kinyabupfura gike. Kubera iki? Abantu benshi bavuye mu bupagani
bupagani, bava mu bumayibobo, bava mu kurara babyina, bava iwabo mu ngo zitagiraga gahunda, baraza bajya mu mazi barabatizwa. Ntibafata umwanya wo kwiherera ngo babane na Yesu abanza bahe amateka mashyashya. Kubw'ibyo rero intege nke za kera n'ubupagani bwa kera birabaranga no mu murimo w'Imana. Uburozi bwa kibyeyi. Igitabo cya kabiri cy'Ingoma igice cya 33, umugabo witwa Manase. Bibiliya itubwira iki? Uyu mugabo rero yakoze ibyaha bishayishije. Umurongo wa mbere, Manase ubwo yatangiraga gutegeka yari amaze imyaka 12 avutse, amara imyaka 85, amara imyaka 55 i Yerusalemu ari ku ngoma, akora ibyangwa n'Uwiteka, akurikiza ibizira bikorwa n'amahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisiraheli. Kuko yongeye kubaka ingoro zashenywe na se Hezekiya, akubakira Bali ibicaniro, akaremana Ashera, akaramya ingabo zo mu ijuru. N'uyu munsi wa none abantu baracyari inyuma y'iki kinyoma cyo kuramya ingabo zo mu ijuru. Ni ngombwa ko mu rusengero, mu kiliziya, tugomba kuba dufitemo amashusho y'abamarayika, tugomba kuba dufitemo ishusho ya Bikira Mariya. Bikira Mariya yagiye mu ijuru, kandi koko pe ntabwo wabona Imana utamubonye. Kubw'ibyo rero buriya nubona mfite ishusho ya Bikira Mariya hano imbere yanjye, ntuzagire ikibazo, ni ukugira ngo ntarangara, byibuze ibitekerezo byanjye bigarurwe n'umubyeyi Mariya. Ikizakubwira ubupagani buri gihe bushaka ingabo zo mu ijuru, bukora amapica kugira ngo buzifashe mu gusenga. Murebe mu gitabo cy'Ibyahishuwe, Yohana mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 10. Yohana byagenze gute ahuye na marayika? Yohana yahuye na marayika ari mu iyerekwa, yifuza kugira icyo yakorera marayika. Umurongo wa 10, Yohana arangije arandika ngo, nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya. Uyu ni marayika wamuzaniraga amayerekwa. Nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati, reka da, reka, ndi imbata mugenzi wawe, kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu, Imana bariyo usenga yonyine. Amen. Aya magambo yavuzwe na marayika. Yohana avuga tumva, umyeretse ibintu Daniel atabonye, umfunguye amaso mbona ibintu kugeza imperuka y'isi uko bizaba bimeze. Uri umuntu udasanzwe, wenda kwemeye cyane. Agiye gupfukama, marayika aramubwira ati, reka 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 reka, ndi Imana, nubwo mbona ndi marayika, ndi mugenzi wa bene so. Ibibahangayikishije mu isi natwe biraduhangayikishije, aribyo gakiza kanyu. Imana nubona umwanya aba ariyo uzasugira gute? Senga yonyine. Ariko abantu barimo barasenga ba apotre, abantu barimo barasenga bavuga ubutumwa bakomeye. Uyu mugabo yakoze ikosa rikomeye cyane. Umurongo wa 4, ndetse akora ibyotero mu nzu y'Uwiteka. Iki cyotero cyashushanyaga amasengesho. Hari abantu barimo kuzana imisengere y'abapagani bakayizana mu nzu y'Imana. Uretse icyo ngicyo, yakoze ikindi kintu gikomeye. Umurongo wa 5, yubakira ingabo zo mu ijuru zose ibicaniro mu bikari byombi by'inzu y'Uwiteka. Umurongo wa 6 rero agiye gutanga uburozi, acisha abana be mu muriro. Umwana akamaze ati, papa, ibi urimo gukora ni ibiki? Mwana wanjye, ndimo ndagushakira protection y'ahazaza, ndimo ndagutunganyiriza ubuzima bw'ejo, humura. Ese ugira ngo ndakwanga? Ntabwo nkwanga mwana wanjye. Ubu benshi muri mwebwe mufite imiti muhabwa na ba mama wanyu, mufite ibintu by'itaka, mufite ibintu by'ibyatsi, mufite imizi y'ibiti ababyeyi banyu babazanira. Yarangiza ukamaze uti, mama, ibi bintu ni iby'iki? Mwana wanjye, inywa ndagukunda, rega, ntabwo wabyara neza utabinyweye ibi ngibi. Ufite abanzi benshi. Erega ibi ndabinywa ndabikoreshwa n'urukundo, ntabwo mwanga. Gucisha abana mu muriro. Umuntu akaba afite umwana we, umuntu akaba ni umukirisitu, umwana we ari indaya. Kubera uburaya, iseta nziza umwana we akorera muri hoteli runaka izwi, umwana agatangira akazi iwabo, inzu yari yasukaga amazi ahantu amwe akayigira igisenge kimena amazi ahantu hose, akagura intebe mu nzu, akagurira nyina imodoka, yarangiza akayifata bene wabo bose akabashyira mu ishuri. Ibyo bintu bikamuhanirizwa no gukiranuka, nyina ntazongere kuvuga. Mva mu
bana nabyaye, akana nabyaye ni kariya, nubwo nyine aba afite amafuti nyine y'abana b'iki gihe, ariko namugireho umugisha uyu mwana. Ubonye n'abandi bose icyo bamera nkawe, urimo uracisha umwana mu muriro. Igihe cyose umubyeyi atazaba ashobora kubuza umwana w'ibintu bibi, ahubwo akareba inyungu akura mu mwana, aba arimo kumucisha mu muriro. Ababyeyi baza gusenga ku isabato bagasiga abana babo bagiye gukora ibizami mu mashuri ku isabato, yarangiza akaza akirirwa ajijisha mu rusengero. Reka agire ikintu mubwira, urimo uravuga ngo wizera Imana, wemera amategeko y'Imana, urimo uritegura ngo uzarenganyirizwa isabato. Isabato yatangiye kurenganira iwawe kuba ufata umwana agaheka igikapu akajya kwiga. Urimo uracisha umwana mu muriro. Ejo bundi uzatangira kumubwira ngo wibuke kwezi umunsi w'isabato, akubwira ati mama warakererewe. Ucisha abantu mu muriro, umwana wawe akabikirara, akabigisambo. Abantu baza kukuregera, ariko mundekere umwana. Rega umwana wanjye aracyari muto. Erega buriya umuntu ufite imyaka 18 ntazagukambe. Uyu mwana azabireka. Rega nanjye ndise, nanjye nari imeze nkawe, nanjye niko nari imeze. Dufite abana badakorwaho. Sanga umwana mu rugo iwabo yarabaye uwa mama we. Umwana wajya kumukubita, papa we yajya kumuhana, akirukira ku gitenge cya mama we agahita akizinga, nyina agahita avuga ati ntabwo uzi ukuntu igise kiryana, ntuzongere kunkora ku mwana. Hari abana benshi ubona bamaze kuba ba mama wabo. Hari abagore benshi bibyariye aho kubyarira Imana. Ucisha abana mu muriro, kwemerera umwana yuko irahari mutwara, gufata umwana wawe agahora mu kirere ahora azenguruka mu ngo za bene wabo atikoze iwabo kuko iwabo bakennye. Umwana ntiwicare ngo umubwire yiyakire, no mu rugo rwe niko azaba ameze. Umugabo ufite amafaranga niwe uzaza umubera umugabo. Mwirinde gucisha abana banyu mu muriro. Amaze gucisha abana be mu muriro, mu gikombe cya mwene Hinomu akaragurisha ibicu. Kuragurisha ibicu ni ukuragurisha umutwe, akicara yareba hejuru agahita avuga ati buracya bimeze gutya. Ubu dufite abantu baraguza umutwe. Buriya muzabona abantu ubuzima bwabacanze, abantu barimo gukina betingi n'abakristo bayishiriyemo, ni ukuraguza umutwe. Umuntu aricara akavuga ati kama mbaya ntawamenya, Arsenal igiye gukina na Man U, ariko Arsenal muri no minsi iri mu manegeka, oya ndashyira ahangaha. Yarangiza akicara, ugasanga umuntu w'umugabo ufite imbaraga, aho kujya gukora akazi k'ubuyede, yicaye imbere ya cya cyuma kirimo kirikaraga cyitwa ikiryabarezi. Ariko ubundi nagira ngo mbabaze, icyuma iyo bakise ikiryabarezi ukaba ugihagaze imbere, umurezi aba ari inde? Abantu bakeneye kumenya ko bakwiye gushaka uburyo babaho. Bibiliya yanjye nsoma amagambo muri Yohana, murebe muri Yohana igice cya 14. Kubaho kwacu ntabwo tugomba kubikesha tombora. Kubaho kwacu ntabwo bigomba guterwa n'uko ababyeyi baduciriye mu biganza bakaduha umugisha. Kubaho kwacu ntabwo bigomba guterwa na digiri nini dufite, oya. Yesu yavuze ibanga rikomeye, Yohana 14:18. Yesu yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi nibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Amen. Ubwo Yesu ariho, twebwe abakristo duhita twepfura tukavuga ko natwe tuzagira gute, tuzabaho. Ntabwo tugiye kubeshwaho na konte ziremereye, ntitugiye kubeshwaho n'uko bene wacu bakomeye muri leta, ntitugiye kubeshwaho n'uko turi abantu b'ibihangange, ahubwo ubwo Yesu ariho, akaba yari yarapfuye ariko none akaba ahora witeka, natwe tuzabaho. Kigali yahinduka itahinduka, twakena twakira, twahabwa agaciro, twakomerwa amashyi cyangwa twasuzugurwa, kubaho n'itegeko mu gihe Yesu ariho tuzabaho. Uyu mugabo uburozi bukurikiyeho, uretse kuragurisha ibicu, yakujyaga no mu bapfumu kandi ari kumwe n'abana be. Yarangiza Bibiliya iravuga ngo akagira n'ibintu by'uburozi. Yari afite n'ubundi burozi butandukanye kandi ari umwami.
reka njye ikintu mbabwira, kera nari nzi ko uburozi, ibintu by'ubupfumu, ibintu byo guterekera, ibintu by'ubujajwa ari iby'abagore, ariko ubu ngubu imperuka wigeze, abagabo nibo njajwa za mbere, nibo barozi ba mbere. Umusore w'umupagani ari kubarizwa mu idini aherutse kwicara asurwa n'umukobwa. Abasore bagenzi be barangije bamubwira amagambo akomeye, baramubwira bati tonde, uyu mukobwa iwabo ni abakire, baragupinga kuko nta kintu ufite, biragusaba yuko uyu mukobwa uzamutera inda none iwabo bakakwigira. Arababwira ati ubuse namutera inda biciye hehe? Baraje baramubwira bati wowe uzategure fanta. Barangije baragenda bamugurira ibinini bya Fenerga byinshi. Umukobwa arangije araza, mu gihe bagiye kumuha fanta, umusore aramubwira ati wagiye mu cyumba ukajya kuzana urufunguzo rwa fanta. Umukobwa ahagurutse, umusore ibinini yari yabiponze neza, ahita asukamo fanta ya oranje. Umukobwa avuyeyo, umusore aramubwira ati nagira ngo ndebe kunyumvira. Umukobwa arangije akubita fanta, maze gukubita fanta umutwe uramurya. Arangije mu gihe agifite ubwenge abwira umusore, aramubwira ati umva, ni ukuri ndumva wantegera moto nkihuta, ntabwo meze neza, ntegera moto ntaye. Umusore aramubwira ati ihangane ube wicaye iminota nk'icumi wumva aho byerekera. Nawe yagira ngo iyo minota 10 Fenerga ibe yamufashe neza. Arangije aramusambanya, amaze kumusambanya n'undi musore babanaga nawe araza aramusambanya, undi ntiyakanguka, aza gukanguka. Nyuma yaho igihe cyarageze, wa mukobwa asanga yagize gute, bamuteye inda, ubwo hakubitiyeho kubyara umwana atashakaga. Noneho babandi babiri nabo ntiwamenya uwateye inda uwo ari we. Ni ikibazo, si ikibazo? Ikibazo gikomeye. Abarozi, aba basore mureba bicaye aha ni abarozi ku rwego rwo hejuru. Aba bakobwa mureba hano ni abarozi bo mu rwego rwo hejuru. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 22, Ibyahishuwe 22 umurongo wa 15, abantu badashobora kuzinjira mu bwami bw'Imana, batazegera no ku rugi rw'ijuru ni bande? Ibyahishuwe 22 umurongo wa 15, hanze hazaba imbwa. Abantu bitwa imbwa ni bande? Ni abantu ubuzima bucanga ntibizera amasezerano y'Imana, ni abantu bava mu masezerano y'Imana nta mpamvu. Aba Bibiliya bita imbwa, abantu batinya kwinjira mu nzu y'Imana, batinya kwiyegurira Imana, batinya ko bazakena cyangwa ubuzima bukazamba nyuma. Bibiliya ibita imbwa, ntibashobora kuraganwa natwe ibyera. Abantu batinya kuvuga ukuri, batinya kureka inzoga ngo ba bosi batazabirukana, aba ni imbwa. Aba kabiri batazabona ubwami bw'Imana ni abarozi. Aba barozi bari ahangaha ni bande? Ku rutonde rwa mbere hari abantu bakora ibisasu bya kirimbuzi bakaroga isi. Aba kabiri ni abafite inganda z'ibiyobyabwenge bica isi. Aba gatatu ni aba bakecuru n'abasaza, uretse ko n'abasore basigaye babikoresha. Abantu bakoresha ibintu by'ibyatsi bakaroga umuntu agapfa. Aba kane ni abanyamadini bigisha inyigisho z'ibinyoma kugeza igihe abantu bacanganyukirwa, ubu abantu bakaba basigaye barara mu misozi ngo Imana ngo ibavugishe. Abarozi ba gatanu ni abantu babwira umuntu ijambo rimwica mu mutwe, ukaba ubizi ko umuntu mwanga, udapanga no kubana nawe, warangiza ukagenda ukamwegera, sheri ndakunda, nitutabana isi izafatane n'ijuru. Njyewe ndagapfa n'iki gihe, ntabwo naguhemukira umugabo umeze nkawe, nta handi nazamukura, kandi invitasiyo yavuye kuzandikisha. Abasore birirwa babeshya abantu, izi ndirimbo zanyu mwirirwa muririmba, ubu nkunze napfejo, n'ubu nyanze napfejo, ubundi urwo ni urukundo? Nunkunda nzapfa ryari? Nunanyanga nzapfa ryari? Urwo ari urukundo? Abarozi, abantu babwira abandi amagambo abereka yuko bazabagirira neza kandi babapangaho ibintu bibi. Sabo gusa b'abarozi,
abandi barozi bakomeye cyane ni abantu babwira abantu amagambo badashobora kwakira. Umuntu yigeze kureba undi aramwitegereza, arangije aramubwira ati oya ntago nagutuka, use nagutuka nkabona icyo ngutuka, gusa nawe urabibona iyo ndebye njyewe nkurikije ubwiza mfite, njyewe nkurikije ukuntu Imana yandemye, si uko kwirataho, ariko wowe Imana yakugezeho ibikoresho byabaye bike. Kuva uwo munsi uwo mukobwa babwiye ibyo bintu yahoraga ababaye, yajya no mu ndorerwamo akabona ni mubi, igihe kiragera acika no kwireba mu ndorerwamo, yazaza ajya kuganira n'abandi bakobwa baziranye akababwira ati sha mwebwe n'aba namwe njye ndabizi ko ndi mubi n'abantu barabimbwiye. Igihe kiza kugera wa mukobwa amenya Imana akazaza yigishwa ko hari impamvu nyinshi zo gushima Imana. Umunsi umwe aragenda aravuga ati ngiye kwireba mu ndorerwamo, ikiba kibe agera imbere y'indorerwamo afunga isura abona ni mubi pe. Arangije muri we hazamo igitekerezo, aravuga ati reka mwenyure ndebe uko iyo mwenyuye biba bisa. Amwenyuye abona abaye mwiza, aravuga ati nakanda agashimira Imana, byibuze hari ako nasigaranye. Kagira ikintu mbabwira, isi izababwira ko muri babi. Abantu benshi ubu barimo baricara mu masaro de coiffure, bamwe barimo baragerageza guhindura ingendo, abandi barimo barahindura imyambarire, bamwe barimo baragerageza guhindura imisatsi, abandi barimo baragerageza kwishyiraho n'ibintu Imana itabashyizeho kugira ngo barebe ko bakura mesheke. Ntabwo bizabakundira. Abantu babwira abandi ijambo ribi ni abarozi. Ababyeyi barimo kwegera abana babo, umwana akakunanira iminota 5, iminota 10, umwana mukagirana ikibazo kikamara ukwezi, umubyeyi akazicara akareba umwana ngo wowe n'amata y'umuyenzi ntabwo uzayikamira, wowe uri igicucu mu bana nabyaye, uzaza uherekeza abandi. Harya mbabaze wa mwana iyo abaye igicucu koko agakorera Nyabugogo, akazageraho agakira akabona amafaranga akubaka iduka, umwana ahinduka uwande uwase. Mva naribyaye mu bana nabyaye ni wowe. Cyewe naribyaye rwose. Buriya kuva mama we yakumbyarira naravuze nushaka niyo wanarekerewe arahagije, ariko yari yarakubwiye ko nayo umuyenzi utagira gute. Ubu hari abantu benshi bari ku isi bafite agahinda bitewe n'amagambo mabi babwiwe. Ndajya mbabwire ngo hari abantu isi yashyinguye batagombaga gushyingurwa iyo batabwirwa amagambo mabi. Hari abagore benshi bicaye aha cyangwa se batari n'aha bababajwe n'agahinda k'amagambo abagabo babo bagiye bayabwira. Ariko rero njyewe nubwo nkubona sheri si ukukubeshya, ariko njyewe njya mbona rwose utari ukwiranye n'umugore nkanjye. Si ukukubeshya, wenda ni amahirwe wagize Imana ikakuma nyine, ntabwo nabihunga, ariko ubundi wowe iyo urebye ubona twari kuri level imwe. ko umugabo akazaza ahora yicara umutima ukamurya, kavuga atari koko yanambwiye ko tutari kuki kuri level imwe. Umugabo wamaze kumushyingura ntazigera yumva yuko muri ku rwego rumwe. Bibiliya ivuga ko amagambo yacu agomba kuba make, kandi amagambo yose twagiye tubwira abantu akababera uburozi yanditse imbere y'Imana n'ikaramu yandika amagambo agaragara. Nta hantu uzabihungira keretse niwihana. Ubu burozi ababyeyi baracyarimo kubutanga. Nagira ngo mubwire uyu munsi wa none uko uteye bishobora guterwa n'intege nke ababyeyi bawe bagize. Uburozi bundi isi yakiriye ni uburozi bwitwa filozofi. Iyi nayo isi yayiherewemo uburozi bwo mu rwego rwo hejuru. Ubu mubona abantu badashaka Imana, mubona wegera umuntu wamubwira ko Imana iriho ukabona arakurebye arakubwira atari ko ufite iyihe ndwara yo mu mutwe. Ujya gusura umuntu afite ikibazo gikomeye, wajya gutaha ukamubwira uti reka dusenge. Oya, twe ntabwo tubeshwaho n'amasengesho, mba mfite plani y'igihe kirekire nateguye, iki ntabwo ari ikibazo. Haba havutse ibibazo bikomeye ukamubwira uti dupfukame dusenge Imana ishaka igisubizo. Oya, twebwe twize isomo rya crisis management, ibi ni ibintu simple cyane. Filozofi
ibintu byatumye abantu badashaka umwanya w'Imana. Mu masomo twiga muri kaminuza harimo filozofi. Ni isomo rizamura imitekerereze, ni isomo ryiza rituma umuntu ibitekerezo bye bizamuka. Ariko iyo winjiye muri filozofi neza, uragenda ugasanga abantu bazanye ku isi filozofi inyuranye n'Imana yashyize muri kagiye babwira ku bantu twiganye ejo bundi twasomye yuko Mose muri Egypte Imana yamuhaye ubwenge buruta ubufilozofe bari bamuhaye muri Egypte. Bivuze ko filozofi nyayo yaturutse muri Egypte. Ariko uyu munsi wa none bavuga ko filozofi ikomoka mu Bagiriki, ariko yakomotse muri Egypte, kuko Mose yize mu ishuri rya filozofi asohokamo ari uwa mbere. Bashima ko byibuze Misiri igiye kubona umwami w'umufilozofi. Ariko Imana irangije isanga filozofi yaramwinjiye imugera ahantu kure. Imana irabanza iramujyana. Imyaka yari yize mu Egiputa yari 28, kongeraho imyaka 12 yigishijwe na mama we n'imyaka 40. Imana byayisabye imyaka 40 ngo Mose muhanaguremo filozofi yo muri Egypte. Iragenda imushyira umuntu wari warize gukoresha inkota, Imana imwigisha gukoresha inkoni. Imyaka 40 irangiye, ubwo Mose ageze imyaka 80 nibwo Imana yamuhindukije iramubwira ngo jya kunkurira ubwoko bwanjye muri Egypte. Urugendo rwo gucyura Abisirayeli narwo rumazemo imyaka 40. Ubuzima bwa Mose bugabanyijemo iminsi 3, uburyo butatu. Uburyo bwa mbere ni umwanya wo kwigishwa, uburyo bwa kabiri ni umwanya wo guhanagurwamo ibintu bibi bimurimo Imana ikamushyiramo ibyayo, umwanya wa gatatu ni ugukorera Imana. Reka duhere kuri uyu mugabo bita Epikure. Uyu nguyu ni umuhanga mu bya filozofi, akaba ni umugiriki, ndetse mbabwire ngo logike nyinshi, filozofi nyinshi zigenderwaho n'abantu b'abanyabwenge badashaka Imana zahimbwe n'uyu mugabo. Uyu mugabo yemeraga ko Imana ziba kure cyane, yarangiza akanavuga yuko kubera ko ziba kure cyane zitagira uruhare mu bibazo abantu bafite. Mu magambo make, ntabwo zagutera ikibazo, nta nubwo zagukemurira ikibazo. Aho niho havuye umugani ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hehe. Ariko iyo migani usanga tuyifite mu Kinyarwanda. Iyo filozofi ivuze yuko Imana iri kure, idashobora kwegera abantu. Kuva 25:8, kuva 25:8 Bibiliya ivuga ngo iki? Kuva igice cya 25:8 mwumve uburyo Imana yavuze, kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri. Iki nicyo gituma filozofi ivuga ko Imana zituye mu yindi mibumbe zidashobora kugira impinduka zikora. Icyakora aho hejuru zishobora kurwanirayo ibimanyu by'iyo ntambara bikagaragara ku isi. Ariko twebwe twizera Imana inyuranye n'iyo filozofi yigisha. Imana idashimishwa no kuba ukwayo, inezezwa no kuba hagati mu bantu. Niyo mpamvu Yesu avuka bamwise Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe n'iki? N'abantu. Uyu mufilozofe rero yavuze ko bidashoboka kwizera ikintu kidafatika. Niba Imana ishaka ko bayizera, nimanuka ifatike abantu bayibona. Icya kabiri, bitewe n'uko ubuzima ari bugufi, yavuze yuko umuntu agomba gufata umwanya wo kwinezeza. Yavuze yuko ubuzima bugendera mu kuri kandi bwiza, ubuzima bugendera ku butungane, budashoboka umuntu adafite ubuzima bwo kwinezeza. Ikindi kintu gikomeye, yavuze ko hari ahantu hari umuti w'ibibazo bya muntu umuntu agomba kurya akanywa kuko ejo azapfa. Umwanya ubonye rya, utemberane n'umugore wawe, amafaranga yawe uyambaremo, kuko ejo nupfa uzabisiga. Niyo realite y'ubuzima. Bibiliya iravuga ngo hari abantu bafite ingamba za twirire twinywere kuko ejo tuzagira gute? Tuzapfa. Uyu mugabo yangije ibitekerezo by'abanyabwenge benshi. Umugabo wa kabiri ni uwitwa Zeno, umufilozofu ukomeye cyane. Uyu nguyu we yavuze yuko ikintu utazi aho giturutse kidakwiye kukubabaza. Arangije atanga logike, aravuga ngo gupfa ntibikwiriye kugira uwo bibabaza cyangwa ngo arire umuntu we wapfuye, kuko ntuzi aho byavuye. Niyo mpamvu uzajya kubona ubone umuntu w'umufilozofu ahantu abantu bari, ngo abantu bapfushije
barimo kureba ukajya kubona ukabona abandi barimo barashyingura abababaye, arimo arimajina buriya iriya sanduku ifite metero 2, buriya ubundi bayigize nka metero 4 kuri 5 byazagenda gute? aba ari mu mibare. filozofi. Nta mpamvu zo kubabazwa n'ibintu utazi aho byavuye, nta mpamvu zo kukubabaza. Bituma aba bantu batagira amarangamutima. Ariko Yesu igihe yajyaga kwa Lazaro, Yesu yararize ntiyarize? Umuntu muzima ikimuranga ni ukubabarana n'abandi. Buriya nubona turi muri cya gihe cyacu cyo mu kwezi kwa 4 cyo kwibuka, abantu bose bababaye, amabendera y'igihugu bayashyize hagati, kuri televiziyo harimo ibiganiro bituma abantu babana neza, abantu barimo gutanga ubuhamya bw'uburyo bakize, bashimira ababahishe n'ababarokoye. Wajya kumva ukumva umuntu arimo aravuga ngo ibise ni ibiki. Muzamenye ko uyu muntu nta marangamutima ya kimuntu afite, si umuntu muzima. Uyu mugabo yavuze yuko amahoro aboneka gusa mu gihe umuntu azamuye imyumvire ye hejuru y'ibintu bimuhagarika umutima. Bivuze ngo amahoro ntashobora kuboneka muri Yesu, oya, ahubwo wowe mu bibazo byawe ufite shaka uburyo mindset yawe izamuka, logique yawe izamuka, bijye hejuru, none ibintu usigara ubikontorora byose. Niyo mpamvu uzajya kubona ubone yapfushije umugore, ariko ibintu ni ibintu byoroshye. Icy'ingenzi ni uko mayindi yawe iba hejuru y'ibibazo byavutse. Buriya umugore yapfuye, nzazana n'undi nawe apfe, nzane n'undi apfe, urumva nzahora muri pa. Nta mpamvu reka ngo umukungugu. Abafilozofe, umuntu w'umuhanga cyane. Dufite umugabo witwa Plato hano, umuhanga cyane. Uyu nawe yagize support atanga muri filozofi, kandi iyi support ye ku ruhande rumwe yagize icyo yunguriza, ariko ku rundi ruhande yarayirose. Plato yabayeho mu mwaka 428 kugeza muri 348 imbere ya Kristo. Uyu nguyu yavuze yuko isi igomba kuyoborwa n'umuntu w'umunyabwenge. Kugira ngo isi igende neza hagomba kuboneka umuntu umwe uzayobora isi. Uyu mugabo yatumye ku isi havuka intambara zo ko buri gihugu cyose kiba gishaka gukontorora. Arangije avuga kandi ko umuntu urusha abandi ubwenge ari uzaza ayobora isi. Arangije avuga ko bitagenze gutyo hazagaragara ku isi amahano, kandi hifashishijwe filozofi gusa nibwo buryo amahoro azaboneka ku isi. Niyo mpamvu ntabwo abantu barimo gushaka yuko Yesu aba umwami w'amahoro, ahubwo abantu bafite strategy zashyizweho na UN barimo kugenderaho. Oni bayigize yuko ari wo musirikare w'isi, ari izazana amahoro. Ariko uyu munsi wa none dufite ubuhamya, turabireba neza no ku mateleviziyo yuko ahantu Oni igeze intambara bitazashira vuba. Cyane ibintu mugomba kubonesha amaso yanyu. Uyu muhanga witwa Plato yavuze ko hashobora kuba hariho ikintu cyaremye ijuru, ariko ntabwo yavuze ko ari umuntu, ntiyavuze ko ari Imana, yavuze ko ari ikintu cyaremye ijuru, asigira abagenzi be gukora ubushakashatsi bw'icyo kintu. Niyo mpamvu uzaganira n'umuntu umubwira uti ndashaka ko dusenga Imana yaremye ijuru n'isi. Okay, isi ishobora kuba yararemwe n'Imana kimwe n'uko itaremwa n'Imana, ishobora kuba yararemwe n'ikindi kintu. So mu bitekerezo byanjye kintu mvari nk'ikindi kintu gishobora kuba cyararemye isi. Impamvu mbyemeza ni ukubera ko nawe tekereza neza, shyira muri logique. Wareba ukuntu arimo kwigira umuntu wize amashuri yo mu Rwanda akarangiriza hanze, kavuga uti uyu muntu yarasomye. Aristote, uyu nguyu niwe wavuze ko ikintu cyose gufatirwa umwanzuro kigomba gufatirwa umwanzuro hakoreshejwe inyurabwenge y'umuntu ku giti cye, logique. Uyu yaravuze ngo buriya ibintu ufite mu mutwe wawe ni nabyo kuri kwawe. Ntuzajya upfa kwemera ukuri k'undi muntu utabanje kumucalenjinga. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ujya kubwira umuntu ibintu akakubwira ati uko wizera Imana bigumane, nanjye nizera Imana uko mbigumana, icy'ingenzi ni uko twese twizera Imana. Iyo ni filozofi. Ikindi kandi uyu mugabo yavuze ko kwemera ikintu ugomba kuba uzi icyo kintu icyo gikozemo, impamvu yo kubaho kw'icyo kintu, inzira byanyuzeho ngo icyo kintu gikorwe, impinduka zizanwa n'icyo kintu n'iherezo ryacyo. Niba ibi bintu utabifite ku kintu ntukwiye kucyemera.
ubwo rero bahise bajya muri logike baribaza imana yavuye barahabura, barangije baribaza imana ikoze mu giki, bajya gusoma babaza abasomyi ba Bibiliya bakabwira ngo imana ni urukundo. No, ikoze mu giki? Muri mu buryo muri materiel imana ikoze mu giki? Umva, imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisengera mu mwuka muri injiji. Barakomeza inzira byanyuzemo ngo imana yitwa imana. Ese imana yicara ku ntebe? Yego, yicara ku ntebe y'ubwami. Kuki iyo ntebe idahanuka kandi iri mu kirere? Barangije begera abakristo, imana musenga yabayeho n'ibyo yibeshejeho, ariko reka twibaze muri infinite, hirya ahantu tutabasha kumenya, bizarangira gute ibintu by'imana? bizarangira iki? Umukristo agahita ababwira ati imana ni alufa na omega, ntigira itangiriro ntigira n'iki iherezo. muri injiji. Uyu mugabo witwa Aristote yatanze ubuhamya bw'ibigendanye n'imitekerereze y'abantu, avuga yuko umuntu mubi ashobora gukora ikintu cyiza aramutse agoragojwe, ariko Bibiliya ivuga yuko umuntu mubi adashobora gukora ikintu cyiza. ubu burozi yashyize mu isi bwarayokamye. Pawulo mu gitabo cye Ibyakozwe n'Intumwa yandika ku ngendo ze, cyane cyane abafite igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, igitabo cy'umwuka w'abahanuzi, paje 148, baranditse ngo umujyi wa Atene wari umurwa mukuru w'ubupagani. Muri uyu mujyi Pawulo ntiyahuye n'injiji n'abemera gato nk'irusitira, ahubwo yahahuriye n'abantu b'ibyamamare kubera ubwenge n'umuco byabo. Aho wageraga hose wahabonaga amashusho y'ibigirwamana byabo n'ay'intwari zo mu mateka yabo n'ubusizi. Wabonaga kandi inyubako nziza n'ibishushanyo by'ubukorikori n'ubugeni byerekana ikuzo ry'igihugu no kuramya ibigirwamana by'abapagani byari byaramamaye. Abantu banezezwaga cyane n'ubwiza bw'ibintu by'ubukorikori n'ubugeni, ingoro n'insengero binini cyane kandi byubatswe mu bikoresho bihenze cyane byabonekaga ahantu hose. Intsinzi n'imirimo by'abantu b'ibirangirire byibukirwaga ku bishushanyo by'ubugeni n'ubukorikori. Umujyi wa Atene mu gihe cya Pawulo wari ugiye ufite amasitati y'abafilozofe babayeho mbere. Abo bafilozofe barasengwaga. Nongere mubwire, uyu munsi wa none abafilozofe bariho n'abigeze babaho. Isi irimo irabasenga mu buryo butamenye. Abapagani bamurwanyaga bamweretse ibyabaye kuri Sokrate. Bivuze ngo Sokrate yabayeho mbere yande? Mbere ya Pawulo. Pawulo atagiye kwigisha iby'Imana baramubwira bati tonda utamera nka Sokrate. Wari waraciriwe urwo gupfa kubera ko yigishaga imana z'inzaduka, bityo bagiriye Pawulo inama yo kudashyira ubugingo bwe mu makuba nk'uko byagendekeye Sokrate. Nyamara iby'intumwa Pawulo yavugaga byanyuze abantu, kandi ubwenge bwe bushyitse butumwa bamwubaha kandi baramushima. Amagambo nshaka yuko mubona, ntiyigeze acecekeshwa n'ubwenge cyangwa imvugo isobetse y'abanyabwenge. Umufilozofe amenyekanira kuki? Imvugo isobetse, gucurika ibintu byumvikana ukumva ntibyumvikana, niyo turufu y'abafilozofe. Umuntu agafata itoroshi akazenguruka umujyi, ukabaza uti murashaka iki? Ndashaka umuntu. Bivuze ngo nta muntu ugize gute? Nta muntu uhari. Yacuritse ibintu, abantu barahari, ahubwo biterwa n'icyo bashakamo. Aba bantu Pawulo ntiyigeze akangwa n'ubwenge bw'abafilozofe, ntiyigeze anakangwa n'imvugo isobetse y'abanyabwenge. Uyu munsi wa none uramubwira uti Bibiliya ni ijambo ry'Imana, akakubwira ati Imana ni iki? Ni umwuka. None se ubwo Imana ko ari umwuka, kuki Bibiliya yo atari umwuka? Kuki Bibiliya ari igitabo gifatika kandi Imana idafatika? Watangira gutekereza hejuru, uri umuntu ubana n'ubumuga bwo kudatekereza byihuse. Yarangiza agahita akubwira turinjije, uzazane pasiteri wowe uri ku rwego rugufi cyane. Ibi bintu byamaze kwangiza isi. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, Pawulo yanditse mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa yandika ku banyabwenge, ariko nagira ngo mbabwire amagambo akomeye nasomye mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa paje 52. Abantu benshi b'intiti n'abategetsi, abantu b'intiti, abakabiri n'abategetsi, abantu b'ibyamamare mu isi, ibyamamare, aba bantu b'abahanga mu muziki, aba bantu b'abasizi, aba bantu bakora mu bintu bya tekinoloji, bafumbura za kompiyuta, amatelefone n'ibiki,
Mwuka w'Imana yarondoye ibyabo. Abantu benshi b'imiti n'abategetsi, abantu b'ibyamamare mu isi, muri iyi minsi iheruka basanga umucyo, kuko ubwenge bw'isi butamenyesha umuntu Imana. Barashaka kumenya Imana baciye muri filozofi, kandi ntabwo bishoboka. Imana yagennye yuko abantu bagomba guca bugufi bakayigira mu ijambo ryayo ari ryo Bibiliya. Nyamara abagaragu b'Imana bakwiye gukoresha amahirwe ayo ari yo yose kugira ngo bamenyeshe abo bantu ukuri. Bamwe bazemera ubujiji bwabo mu kumenya iby'Imana, bemere kwicisha bugufi, bigire ku birenge bya Yesu ari we mwigisha mukuru. Amen. Yesu azaza atwara abanyabwenge. Uburozi bundi bukurikiyeho ni uburozi bwa Babuloni. Uburozi bwa Babuloni bwo butangirwa mu madini. Igihe urebe muri Bibiliya zanyu Yesaya 47, titire iravuga ngo iki? Yesaya 47, Yesaya 47, titire iravuga ngo iki? Abahageze mumbwire munsubize. Yesaya igice cya 47, titire iravuga ngo iki? Igihano cy'iki? Igihano cya Babuloni. Bibiliya rero iravuga ngo iki? Umurongo wa 12, nuko komeza ibikagiro byawe. Ibikagiro, mujya mwumva abantu bavuga ngo wampagiye, wamagiye. Ibikagiro ni iki? Babuloni ifite ibikagiro. Mugende mwicare mukore ubushakashatsi. Izi sisiteme zirimo gukoreshwa z'imisengere y'ubupagani buvanze n'ubukirisitu zifite n'ibintu by'ibikagiro. Yego, nuko komeza ibikagiro byawe n'uburozi bwawe uko bungana. Bivuze ngo Babuloni ifite uburozi, kandi nujya mu Byashuwe 18 uri busanga amahanga yose amaze gusinda inzoga za Babuloni. Ibyo wahirimbaniye uhereye mu buto bwawe, ahari aho bizagira icyo bikuvura, ahari bizatuma unesha. Inama zawe nyinshi zirakuruhije. Inama nyinshi zirimo kubera mu Burayi, inama nyinshi zirimo kubera muri Amerika. Inyinshi Babuloni ifite bakanye irimo gukora mu cyahenge. Inama zo gushyigikira abatinganyi, inama zo gushaka uburyo amafaranga yaboneka ku isi abantu bakava mu bukene, inama z'uburyo imipaka y'ibihugu yasenywa bikaba bimwe. Izo nama zose Babuloni irimo irazikontorora, irimo iratangamo sapoti. Kandi ikintu gitangaje ni inama nyinshi ku buryo na Babuloni irarushye. Ariko nubwo bimeze gutya, Imana nayo irimo irararika abana bayo muri Yesaya igice cya 18, irimo irabwira abana bayo ngo nimuze tujye inama, kuko ibintu birabakomeranye. Naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku ndabyeza bise na sheregi. Ubwo Babuloni irimo gukora inama kugira ngo abantu barimbuke, nimukora inama n'Imana kugira ngo murokoke. Ibi bintu biratangaje cyane. Ikindi kintu gikomeye hano nagira ngo mbabwire, uburozi bwa Babuloni bugaragara mu madini. Inyigisho y'umuriro utazima ntabwo Bibiliya yemera, ariko amadini yayizanye ngo akanga abantu bayinjiremo baze biruka badatekereje. Abanyabyaha bazarimbuka umunsi umwe, ndetse umuriro uzabatwika bashire, ntuzabasigira n'umuzi, niko muri Maraki igice cya 3 havuga. Ariko amadini yigisha abantu ko bazahora bashya. Ejo bundi umuntu umwe yaricaye, baramubwira bati wowe ikuzimu nujyayo ntuzashya igihe kirekire. Arangije aravuga ati nzerekeraho umuriro ushyushye cyane uri. Inyigisho y'umuriro utazima. Niba wicaye hano ukaba ugisengera mu idini ryizera umuriro utazima, urimo uramurya uburozi bwa Babuloni. Uburozi bwa kabiri, purigatori. Umuntu yapfuye ahita azamuka, ntabwo ahita ajya mu ijuru, ashyirwa ahantu, noneho yarangiza akazahakurwa akajyanwa ahandi. Inyigisho ya purigatori ntabwo ibaho. Umuntu yapfuye turamushyingura, Bibiliya ikavuga ngo byose biba birangiye. Yesu nagaruka abantu bose bapfuye bazagira gute? Bazazuka. Nongere mbamenere ibanga yuko Mariya wapfuye nyuma yuko Yesu asubira mu ijuru, nta Bibiliya nta muzuko yigeze itwereka wa Mariya, ahubwo Yesu nawe afite amatsiko yo kuzaza kuzura mama we. Ariko uyu munsi wa none abantu bavuga yuko ku itariki 15 z'ukwa munani Mariya yagiye, ariko azamuka ku itariki 15 z'ukwa munani, ku itariki 25 akaba yatwite n'umwana yavutse. Ibi nabyo biradusaba kubitekereza. Uburozi bwa gatatu bwa Babuloni,
gukura abantu kuri gahunda yo kubara kw'Imana bagakurikiza kubara kw'abapagani. Iki kintu kiratangaje. Mujye muri Bibiliya zanyu mu Kuva igice cya 12. Kuva igice cya 12. Uwiteka abwiriza Mose ibya Pasika. Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababera imfura y'amezi. Ibintu biratangaje. Muri Egiputa ntabwo bari mu kwezi kwa mbere. Kuri kalendari yo mu Egiputa ntabwo bari mu kwezi kwa mbere, ariko Imana yabakuye kuri kalendari yo mu Egiputa ibashyira kuri kalendari y'i Kanani aho ibajyanye. Ikibazo ngiki rero, nyuma y'uko Satani abona Imana ikuye abantu kuri kalendari yo mu Egiputa, Satani yafashe abantu bashyira kuri kalendari y'Abaromani. Ku itariki 31 z'ukwa 12 saa sita za nijoro, abantu baba bafite amadebe bagiye kuvuza yuko umwaka urangiye hatangiye undi, kandi umwaka uba umaze iminsi irenga 6 ubaye. Abantu barimo barasenga ku cyumweru, amadini arimo arabajijisha abumvise ko ari umunsi w'Imana. Iminsi yose yagizwe y'Imana, ariko Imana ibona abantu bazacanganyukirwa, ifata umunsi umwe ugira uwayo. Ku cyumweru hakoreshwaga iki kera? Ezekiyeli. Murebe muri Ezekiyeli icyumweru cyakoreshwaga iki kera? Ezekiyeli, bimwe mu bintu byababaje Imana bikayitera gufuha, Imana ikababara ikava mu bwoko bw'Abisiraheli. Ni ibintu bisomwa muri Ezekiyeli igice cya 8. Ezekiyeli igice cya 8 umurongo, titire yawe iravuga ngo yerekwa uburyo Imana ifuha. Hari ibintu byinshi byatumye Imana ifuha, ariko ndagira ngo murebe muri Bibiliya zanyu umurongo wa 16. Nuko aranjyana angeza mu rugo rw'imbere rw'inzu y'Uwiteka, maze ndebye mbona ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka hagati y'umuryango n'igicaniro abantu bagera nko kuri 25 bateye imigongo ku rusengero. Kimwe mu bintu bitera Imana gufuha ni abantu ubu ngubu bateye insengero umugongo. Abantu batakibona umwanya wo kujya mu materaniro, abantu batakibona umwanya wo kujya mu gusenga, abantu batakigira umwanya wo kujya ahantu abantu benshi bahuriye ngo bumve ijambo ry'Imana, bakaba bateye umugongo urusengero. Ibi bintu bibabaza Imana cyane. Icya kabiri, bari bateye umugongo urusengero rw'Uwiteka, barebaga iburasirazuba kandi basengaga izuba berekeye aho rirasira. Ubu bushakashatsi bwatwaye igihe, kugeza igihe Abaroma kuri kalendari banditseho ko ku cyumweru ari umunsi witwa ngo iki? Sunday, umunsi w'izuba. Iyo umuntu arimo gusenga ku cyumweru yagize umunsi w'Imana, aba arimo gusenga yerekeye iburasirazuba kandi aba arimo gusenga izuba. Ntushobora kubimenya. Ubu ni uburozi bumaze igihe kirekire, uburozi bwitwa Saint Valentin. Ndagira ngo mbabaze abantu bazi kalendari, ejo bundi mwarebye amateleviziyo. Saint Valentin yabaye bukeye habaye iki hano mu Rwanda? Hari habaye umunsi wa kapote wo gutanga prudence. Mugende mujye kubaza abantu, namwe mwarabibonye. Umunsi wo gutanga udukingirizo wabanje gucaho ku isi, guca ari Saint Valentin. Satani gahunda ye yarayipanze neza. Harya ku ma WhatsApp itariki yari yabanjirije iyo gutanga kapote, yo gutanga za prudence, itariki yari yabanje bayise iki ku ma WhatsApp? Bayise itariki ya gapapa. Ariko ubwo ntabwo mwumva buri gisi ipanga ibintu byayo. Habanje itariki ya gapapa, abantu batwara abasheri b'abandi. Noneho hakurikiyeho umunsi wo gutanga udukingirizo. Saint Valentin ni umunsi wo kudukoresha. Isi yapanze ibintu byayo neza. Nyereka muri Bibiliya ahantu handitse Saint Valentin. Ubundi iryo zina Saint Valentin bisobanura iki? Mutagatifu Valentina. Ni mutagatifu ku bigendanye n'iki? Ni mutagatifu ku bigendanye n'iki ijambo ry'Imana ryavuze? Oya, yiswe mutagatifu kuko yajyaga afatanya abantu bakundanye mu manyanga. Isi ubu bwose n'uburozi bwa Babuloni abantu barimo kurya. Uburozi bukurikiyeho kwibabaza cyane ngo Imana ikurebe, gukora ingendo ndende zo kujya gushaka Imana. Abantu bakajya ikibeho, abantu bakagenda bakajya muri Isiraheli, abandi bakajya impaka gushaka Imana. Imana ntishakishwa gufata tike.
turebe bibiliya zanyu. Zaburi 75, Zaburi 75 umurongo wa 7. Kuko agakiza kadaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi. Umuntu nakubwira ko yagiye mu butayu gushaka Imana, undi akakubwira ko yagiye mu burasirazuba muri Isiraheli, undi akakubwira ko yagiye mu burengerazuba yagiye Imaka gushaka Imana, undi akakubwira ko yagiye ku musozi wa Kanyarira, undi akakubwira ko yagiye mu Ruhango. Uzamenye ko atari Imana yagiye gushaka, Imana yegeye hafi kugira ngo nutabasha kubuyibona akaba kabe hafi. Twihuta, uburozi bukurikiyeho ni uburozi bw'Igalatiya. Pawulo yaganiriye n'Abagalatiya, arangije arababwira amagambo akomeye ari mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 1. Yarabandikira arababwira ati, yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Abagalatiya bari barariye ubuhe burozi? Mweretswe Yesu Kristo mwubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka? Abantu barimo barashaka guhinduka abantu b'Imana bitewe n'imirimo, amafaranga barimo gutanga mu idini, amaturo batanga mu idini, ibikorwa byiza bakora. Ndabarahiye ubu ni uburozi Babuloni irimo gutanga. Abantu bakizwa n'izina rya Yesu, kwizera ibyo Kristo yakoreye i Karuvari, ibyo byonyine gusa nibyo bishobora gukiza abantu. Kubera iki cyigisho twakize? Umusozo w'iki cyigisho, kubera iki twakize? Impamvu ni imwe. Ni amagambo ari mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, paje 142. Isi ikeneye ibihamya bigaragaza ubukristo nyakuri. Uburozi bw'icyaha burimo burakorera mu mitima y'abantu. Uburozi bw'icyaha burimo burakora mu mitima y'abagize umuryango mugari w'abantu. Imirwa minini n'imijyi yarasayishije mu cyaha no kwangirika kw'imico mbonera. Isi yuzuye uburwayi, imibabaro no gukiranirwa. Hafi na kure hari abantu bari mu bukene no guhagarika umutima, baremerewe cyane no kumva bafite umutima ubashinja icyaha, kandi bari kurimbuka kubwo kutabona icyabakiza. Imitima y'abantu benshi igiye kurimbuka. Abasore beza, abakobwa beza, iwabo babyaye babara yuko bazagira umusaruro bababyaza. Abantu benshi twishimiraga mu madini yacu, abenshi barimo baragendera mu rugendo rubajyana ikuzimu batazagaruka n'umunsi n'umwe. Kubera iki? Uburozi bw'icyaha burimo burakorera mu mitima y'abantu. Ubutumwa bwiza bw'ukuri buri imbere yabo, nyamara ntibabura gupfa bitewe n'uko urugero rw'abagombye kubabera impumuro y'ubugingo izana ubugingo, ahubwo ari impumuro y'urupfu. Abakristo twakagombye kuba ari twe duhumurira abantu kugira ngo banezezwe n'iby'Imana ibafitiye. Twakagombye kuba turi abantu batari abanyamanyanga kugira ngo abantu bahumurirwe. Twagombaga kuba turi abantu batari ibirara, abantu bafite ikinyabupfura, abantu bubaha Imana, kandi abantu baha agaciro icyo leta yabasabye. Ariko uyu munsi wa none ntabwo turi impumuro. Muri uyu mugoroba ndinginze Imana ngo ibakure mu mubare w'abarozi. Imana ikura uburozi muri twebwe ikoresheje ijambo ryayo, ikura ikinyoma cyose mu mitima yacu, kandi Imana nirangiza iduhindura abana bayo mu izina rya Yesu. Muhagurutse dusenge.